Reka nkusuze kandi nkwifurize kugubwa neza wowe udahwema kubana natwe mu biganiro biba bigiye bitandukanye tubagezaho umunsi ku wundi. Reka ngusabire umugisha wowe udahwema gufungura ibiganiro uko ubonye notification uri uw'ingenzi kandi uri uw'agaciro gakomeye cyane. Imana niguhe umugisha nawe mushyashya rero ngusabiye umugisha utagabanyije kuko wemeye kubana natwe muri iki kiganiro, ariko reka ngusabe ngo nuza kunyurwa n'ibyo dukora ukabikunda ukande subscribe kandi ukande like kugira ngo tugumane tujye tubana mu biganiro byacu biba bigiye bitandukanye bitambuka aha umunsi ku wundi. Reka ngusabe kandi ku buryo bwiza bwo kuganira natwe no kujya muri komenti ukatugezaho ibitekerezo byawe kugira ngo turusheho kugenda turyoherwa n'ikiganiro. Njye rero mugiye kubana mu biganiro bigiye kujya bitambuka hano ni Joshua nk'ibisanzwe nk'uko musanzwe mubana nanjye no mu biganiro bindi byabanje. Uyu munsi rero nagutindiye reka nkubwire ko tugiye kugaruka ku buhanuzi bw'ukwezi kwa kabiri n'ukwezi kwa gatatu, icyo Imana yavuganye n'abantu bayo mu ibanga rikomeye cyane. Niba uri umwizera uri uw'ingenzi uguye aho wakabaye kuba uri. Ubu buhanuzi ni we bureba, niba utarabumenye rero shikama wumve icyo Imana yavuganye natwe. Ntabwo nenda kugutindira, ni igihe gito cyane, ni umwanya mutoya, nkakubwira icyo Imana igushakaho, nkakubwira icyo Imana yavuze. Niba ubyizeye uguma aha hantu, niba utabyizeye washatse wakigendera kuko ibi ngibi ntabwo bikureba, birareba abizera kandi birareba ab'Imana iburira, babandi basanzwe bazi ko Imana ijya ivugana nabo kandi bazi ko Imana ijya ivuga igasohoza. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ubuhanuzi bw'ukwezi kwa kabiri ndetse n'ukwezi kwa gatatu, kuko Imana yavuze ko hazavamo ibintu bimwe muri ayo mezi abiri. Ni amezi yo kwitondera, ni amezi yo kuba maso, ni amezi yo gusenga cyane, ni amezi yo kwegera Imana kugira ngo irusheho kugenda iturwanirira. Imana yijya imanuka ikirahira ikavuga ngo abanjye ndabazi kandi ntacyo bazaba. Reka rero mbanze mwibutse ko kuri iyi channel hariho ikindi kiganiro kigaruka ku buhanuzi bw'ukwezi kwa mbere. Imana yavuze ko reka nkwibutse muri make, Imana yavuze ko ukwezi kwa mbere ije gusubiriza abantu bayo, ariko Imana itanga itimana, Imana itanga itishama, ndetse n'ibitanze ibisubizo abayizera, abasenga n'abadasenga bose bibageraho. Ariko Imana yavuze ko Imana nimara gusubiza ibisubizo byayo, abantu benshi bazagwa kubera umudendezo bazaba bahawe n'ibisubizo byabo by'ibyo basengeye. Niba rero uri umwizera ukaba warasenze, niba igihe cyawe cyarageze, menya ko uku kwezi kwa mbere ari uko gusubizwa, ndetse nubona ibisubizo byawe uzirinde kuba wasubira inyuma kugira ngo utazagwa ugatera Imana agahinda, umwanzi akagufata. Nusubizwa uzarusheho gusenga, urusheho kuba maso, urusheho kuyishima kugira ngo irusheho nawe kukugirira neza. Kandi nkawe w'umwizera ndumva intego zawe atari uko wakabaye ushaka ibisubizo bya hano mu isi, ahubwo wakabaye usaba Imana ikaguha amahoro ndetse ikazaguha ubugingo buhoraho, kuko aricyo twese twiringiye kuzabona mu mwami wacu Yesu Kristo wadupfiriye akadukiza ibyaha. Reka rero mwifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana ukomeje kubana natwe. Ariko niba ukunda ibintu dukora rwose ntugende udakoze subscribe ndetse ngo kandi like kugira ngo turusheho kugenda turyoherwa n'ikiganiro cyacu. Nagutindiye rero reka nkubwire ubuhanuzi bugendanye n'ukwezi kwa gatatu ndetse n'ukwezi kwa kabiri. Imana iganira n'abantu bayo mu ntangiriro z'uyu mwaka, hari ku itariki ya mbere y'ukwa mbere uyu mwaka wa 2026. Imana yabagejejeho ubuhanuzi bw'umwaka wose kuva mu kwezi kwa mbere, ukwa kabiri n'ukwa gatatu, ukwa kane, ukwa gatanu, ndetse ukwa gatandatu n'ukwa karindwi igenda ibaha amakuru, ukwa munani n'ukwa cyenda igenda ibaha amakuru y'uko bizagenda, ukwa cumi n'ukwa cumi na kumwe ndetse n'ukwa cumi n'abiri, kugira ngo bazamenye aho kuba maso, aho gusenga cyane, ndetse bazamenye uko bazagenda bitwara mu bihe biba bigiye bitoroheye ababa mu isi. Imana rero ivugana n'abantu bayo yavuze ko mu kwezi kwa kabiri hazaduka indwara z'ibyorezo zigiye zitandukanye. Ni indwara zigiye kwibasira abatuye isi, ni indwara zigiye kuza ku bwinshi muri iyi si kugira ngo zibe zigenda zifata abantu zibahungabanya.
ni indwara zigiye kuzanwa n'umwanzi, ni indwara zizaza mu kwezi kwa kabiri n'ukwezi kwa gatatu zigende zibasira abatuye isi. Imana rero yavuze ko aya ari amezi mabi cyane, ni amezi yo guhuguka tugasenga, ni amezi yo kuba maso. Abizera Imana bo baba babizi kuko Imana ijya yirahira ikavuga ati abanjye ndabazi kandi ndabakingiye. Niba uzaba uri maso, Imana izaguha urukingo mu buryo bw'umwuka, ntizaza ngo itere inshinge cyangwa ngo iguhe ibinini. Imana yo ifite uko ibigenza kandi igifata abayo ikabashyiraho ikimenyetso cy'amaraso kugira ngo hatazagira ikibahangara. Niba rero wumva wizeye ibyo mubwiye, ba maso usenge cyane kandi ureke gushidikanya, usenge. Ukwezi kwa kabiri n'ukwa gatatu ntacyo uzaba. Nicyo Imana idushakaho, ni ukuba maso, no gusenga cyane kandi no kwizera iby'ubuhanuzi bwayo. Ibi nkubwira si ukugutera ubwoba, kuko kugutera ubwoba nta kintu byamarira, ahubwo wowe icyo usabwa ni ugukunda gusenga. Gusenga si ikiguzi, ahubwo ni ukwizera Imana ko ishoboye byose ikazakurwanirira. Aya mezi rero ni ukuyitondera, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu, ni ugusenga no kuba maso, kuko hajemo indwara z'ibyorezo zigiye kwibasira abatuye isi cyane. Reka rero nkubwire ko icyo usabwa ari ugusenga. Reka mbisubiremo, ni ugusenga no kwizera. Wirinde utazashukwa n'ibisubizo byo muri uku kwezi kwa mbere, ukazagera mu kwezi kwa kabiri waribagiwe Imana, maze indwara zikagenda zigufata utazi n'aho ziturutse. Izi ndwara rero, indwara z'ibyorezo iyo zaje zigira ingaruka nyinshi ku bukungu bw'igihugu, ku bukungu bw'isi, zikica abantu batari bake, zigahungabanya umudendezo w'abatuye isi muri rusange. Rero icyo usabwa ni ugusenga no kuba maso kugira ngo Imana izarusheho kugenda iguha uburinzi bwayo, ndetse igende ikumenyesha n'ibindi igushakaho. Reka ngushimire we wabanye natwe, mubwire ko niba ushaka kumenya ubundi buhanuzi, ni ubuhanuzi burebure, ubuhanuzi bugize umwaka wose wa 2026 Imana yagiye ibwira abantu bayo. Reka nkubwire ko ubutaha tuzabagezaho ubuhanuzi bugendanye n'ukwezi kwa kane. Kugira ngo rero uzabane natwe, ni ugukanda subscribe ndetse no gukanda like. Wibuke gufungura akazogera kugira ngo ibiganiro bizajya bigera aha hantu bijye bikugeraho ku gihe. Reka nkubwire ko hano tubagezaho ibiganiro biba bigiye bitandukanye. Ni ibiganiro bigaruka ku nama zo kubaho mu buzima busanzwe, ni inama zagufasha mu mibereho yawe isanzwe ya buri munsi, inkuru ziba zigiye zitandukanye zikubiyemo amasomo atandukanye. Rero niba ukunda ibiganiro nk'ibi, ukore like kugira ngo bijye bikugeraho, ariko ntiwibagirwe gukanda subscribe wa muntu we. Ndetse nawe niba hari andi makuru ushaka kugezaho ubwoko bw'Imana, ni karibu. Wanyuza muri komenti ukatubwira ati nanjye hari amakuru mfite, waza tukabiganiraho, tugasenga, Imana ikarushaho kugenda iduhishurira ibintu byinshi cyane, tukabigeza ku bwoko bwawe. Reka ngushimire we wabanye natwe muri iki kiganiro, uri uw'ingenzi kandi uri uw'agaciro gakomeye cyane. Imana irusheho kuguha umugisha kandi irusheho kukwambika imbaraga, irusheho kuguha kuba maso kugira ngo uzagende utambuka aya mezi yose. Abizeye Uwiteka Imana yacu bameze nk'umusozi w'i Siyoni utanyeganyezwa, nta kizabasha kubahungabanya. Wakoze kubana natwe, duhurire mu biganiro byacu bindi bitambuka aha kuri uyu muyoboro wa YouTube channel. Ariko utaragenda, reka ngusabe, niba uri umwizera ukaba ufite undi mwizera ushaka gusangiza aya makuru, wakanda share kugira ngo Imana irusheho kugenda igeza ubutumwa ku bantu bayo. Ukande share usangize iki kiganiro ku bantu uzi mukorana umurimo, baba ari abamenye aya makuru, kugira ngo nabo bagende bakira ubu buhanuzi bw'Imana bugendanye n'ukwezi kwa kabiri ndetse no kwa gatatu. Wakoze kubana natwe, Imana iguhe umugisha.